Njyewe Ishimwe Vestina maze kumva icyo amategeko ategeka abashyingiranywe, nemeye nta gahato wowe Odlaogo Elisa umbera umugabo tukazabana uko twabyiyemeje kandi dukurikije uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda abiteganya. Mu gihe abantu bari bagihugiye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kubera inkongi y'umuriro iri gukongora ibintu muri iki gihugu, twagiye twumva ngo Vestina twakunze turi benshi yasezeranye mu mategeko n'umusore wo muri Burkina Faso. Abenshi bari gutebya bavuga ko angana na se kuko amurusha imyaka myinshi, ku buryo bamwe bari kuvuga ko ari nayo mpamvu yatumye babigira ibanga kugeza bavuye mu rukiko. Uretse kandi ko abantu bari banze kubyemera kugeza igihe Irene yabishyiraga hanze byose kuri YouTube channel ye yitwa MIE mu ikanzu y'igitare ariko kandi ijya gutera nk'iribaya, agatimba ku mutwe n'inkweto zanditse izina mu birori zizwi nka high heel, yambaye yikwije rwose yiciye ibumoso bw'umugabo we nawe wari wambaye koko nk'ugiye gutanga indahiro atazatatira. Imiryango yabo ikereye yaje guhamya isezerano ry'abana babo. Aba nta bandi ndi kuvuga ni Ishimwe Vestina na Ouedraogo Idrissa ukomoka mu gihugu cya Burkina Faso. Inkuru y'urukundo rw'aba bombi bitewe n'uko itari izwi, reka tuyihere aho yamenyekaniye mu murenge wa Kinyinya mu karere ka Gasabo, aho aba bombi basezeraniye mu mategeko. Ikinyamakuru igihe.com cyatangiye kigira giti: Vestina uririmbana na Dorcas yasezeranye n'umusore wo muri Burkina Faso. Ishimwe Vestina usanzwe uririmbana indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana na murumuna we Dorcas yasezeranye mu mategeko n'umukunzi we mu muhango wabereye mu murenge wa Kinyinya mu karere ka Gasabo. Uyu muhanzi uri mu bakunzwe n'abatari bake mu Rwanda yasezeranye n'umusore wo muri Burkina Faso. Amakuru yizewe igihe ifite ni uko umuhango wo gushyingirwa bikorewe mbere y'umwanditsi w'irangamimerere watangiye saa 10 z'umugoroba ku itariki 15 Mutarama mu 2025. Nta muntu n'umwe wari wemerewe gufata amashusho n'amafoto muri uyu muhango. Amakuru avuga ko ryari itegeko ryatanzwe n'abarebereye inyungu z'uyu mukobwa muri muzika. Ishimwe Vestina na Kamikazi Dorcas ni abavandimwe babiri bavuka mu karere ka Musanze, biyemeje kuririmbira Imana kuva mu myaka y'ubuto bwabo. Ariko se iri tegeko ryo kudafata amashusho n'amafoto muri uyu muhango ryatanzwe nande? None se kubera iki yaritanze? Ubundi si uyu Vestina uririmbana na Kamikazi Dorcas ni muntu ki? Ko benshi ku mbuga nkoranyambaga bari kuvuga ko yari atwite, bikaba ari nayo ntandaro yo gukumira itangazamakuru mu muhango wo gusezerana n'umugabo we. Byaba ari byo? Ibi n'ibindi byinshi bamwibazagaho nibyo tugiye kugarukaho muri iki kiganiro. Turakubwira akantu ku kandi ku mateka yaranze uyu mukobwa, cyane cyane mu muziki we na murumuna we. Njye nitwa Aniki, nguhaye ikaze. Amazina ye yitwa Ishimwe Vestina. Yavutse tariki ya 2 Mata mu mwaka wa 2003. Avuka kuri Nizeyimana Mazimaka na Uzamukunda Elizabeth. Avukira mu karere ka Musanze mu murenge wa Muhoza. Amashuri yisumbuye yayize kuri JS Muhoza ya mbere mu cyiciro rusange Tronkom, maze akomereza i Gasogi kuri International Technical School of Kigali. Aba ari naho asoreza amashuri ye mu bijyanye n'imicungire y'amahoteli, hotel management. Ishimwe Vestina ni umuririmbyi uririmba indirimbo zo guhimbaza Imana, aho afatanya na murumuna we witwa Kamikazi Dorcas mu itsinda bise amazina yabo ariyo Vestina na Dorcas. Kumenyekana kw'aba bombi byatangiriye mu kiganiro cya mbere bagiranye na Irene agikorera kuri The Trace Live, ari nabwo yavumburaga impano zabo hari ku itariki 18 Nzeri 2020. Icyo gihe rero Vestina yavuze ko afite imyaka 17 naho Dorcas wavuga ko afite imyaka 15. Ni ukuvuga ko bombi barutana imyaka 2. Bivuze ko Vestina wari ufite imyaka 17 muri 2020, uyu munsi muri 2025 yenda kuza imyaka 22. Naho Dorcas wari ufite 15 icyo gihe, uyu munsi akaba afite isaga 20. Aba bana bombi kandi baravukana ndetse bafite n'undi mwana ubakurikira w'umuhungu akaba ari nawe Bucura. Impano Imana yabahaye yo kuririmba ni impano bafite kuva bakiri abana bato cyane, kuko kuririmba babitangiriye n'ubundi mu rusengero mu ishuri ryo ku Cyumweru cyangwa se Sunday School mu Cyongereza, École de Dimanche mu rurimi rw'Igifaransa. Impano yabo ntawo mu muryango wabo bayikomoraho, kuko yaba se ntaba muri korari ndetse na nyina nubwo yibamo ariko ngo ntago azi kuririmba bigiye kure. Bakuriye mu itorero rya ADEPR ari abaririmbyi. Hanyuma kuri inkuru yo mu rusengero rwabo yitwa Goshen Family yakunda ukuntu baririmba irabarokirita binjira muri korari nkuru gutyo. Ku myaka 9 ya Dorcas na 11 ya Vestina baririmbaga ku murongo w'imbere muri korari Goshen Family Choir, ari utwana duto cyane. Mbere yo guhura na Irene bajyaga bakora amakava y'indirimbo z'abandi bahanzi, bakaziririmba n'amajwi yabo y'umwemerere, ubundi bagashyira kuri YouTube channel yabo yitwa Vestina na Dorcas. N'uyu munsi usuye channel yabo izo kava wazibona.
Irene Murindahabi niwe watumye tumenya Vestina na Dorcas, niwe wabagize abo bari b'uyu munsi mu bijyanye n'umuziki. Kugeza uyu munsi niwe manager wabo cyangwa se urebera inyungu zabo. Ariko se mu by'ukuri bahuye bate? Uwitwa Mawombi niwe wahaye Irene aba bakobwa Vestina na Dorcas, ariko haciyemo igihe ntacyo arabikoraho. Mawombi yongeye kumwibutsa ati babana naguhaye se bite, nyabuna ko ntacyo ukora. Irene yahise amubwira ati wowe noneho nibongera kuza i Kigali uzambwire. Mu mpeshyi ya 2020 rero nibwo bageze i Kigali bahita baza kumureba. Baraje bamuririmbira indirimbo ya Neo Bosco ahita bakunda, yemera kubaha ikiganiro kuri The Choice Live. Irene yahamagaye Neo Bosco kuri telefone amwumvisha amajwi y'aba bana. Neo Bosco nawe arabakunda cyane, yahise bemerera kubaha indirimbo yitwa Papa, ari nayo byari biteganyijwe ko izasohoka bwa mbere. Aba bana bahuye na Irene habura icyumweru kimwe ngo basubire ku ishuri. Vuba na bwangu bahise bajya muri studio kuri recording, gusa kuko bwari ubwa mbere byabanje kubagora cyane. Byabaye ngombwa ko bahindura bajya kwa producer Santana wari usanzwe ukorera Neo Bosco. Indirimbo Papa ngo yaragoranye cyane, birangira Neo Bosco abaye yitwa Nahawe Ijambo, maze iyo birakunda bayikoze vuba bahita bakora n'amashusho mbere yuko basubira ku ishuri. Ku itariki 27 Ukwakira mu 2020 iyi ndirimbo yahise isohoka. Ni indirimbo yahise ikundwa cyane bikomeye, abanyarwanda barayishimira cyane ndetse yaranarebwe cyane kuri YouTube. Irene binyuze muri lebo yifasha abahanzi ya MIE yahise ajya kureba ababyeyi b'aba bana ngo bagirane amasezerano. Ikindi Vestina na Dorcas babaga muri korali Goshen Family kandi ntibagombaga kuyivamo. Irene rero yasabwe kubarika bakaba abahanzi bigenga, ariko bakiri no muri iyo korali yabareze. Irene atagoranye yarabyemeye yirinda kubigira ubucuruzi. Irene yakomeje gufasha aba bakobwa bakomeza gukundwa, bakora n'izindi ndirimbo zo mu mitima ya benshi zirimo Papa, Adonaye, Ibuye, Arakiza, Nzakomora, Isaha, Umutaka, Ku musaraba, Iriba, gukomeza ukagera no kuyo baheruka gukora yitwa Ihema. Uyu munsi rero uvuze ko aba bombi hari itafari rinini bamaze gushyira ku muziki w'u Rwanda, cyane cyane muri gospel. Ntabwo waba ubeshye kuko ibikorwa byabo birivugira, aho usanga indirimbo zabo zaramaze kurenga imbibi z'u Rwanda zikagera no mu bindi bihugu by'amahanga. Ku itariki 15 Mutarama mu mwaka wa 2025 nibwo amakuru yagiye hanze, ariko anashidikanywaho na benshi. Amakuru yavugaga ko Ishimwe Vestina urimba mu itsinda rya Vestina na Dorcas yasezeranye mu mategeko n'umusore ukomoka mu gihugu cya Burkina Faso witwa Uwedrogo Idrissa. Uyu muhango ukaba warabereye mu murenge wa Kinyinya mu karere ka Gasabo. Gusa itangazamakuru n'abandi bantu bashakaga gufata amashusho ku giti cyabo bagakumirwa bitegetswe n'urebera inyungu z'aba baririmbyi Vestina na Dorcas. Benshi ntibabyakiriye neza ndetse bamwe ku mbuga nkoranyambaga batangira kuvuga ko ngo yari atwite, ngo ari nayo mpamvu bakumira itangazamakuru. Gusa ukuri kwaje kujya hanze ni uko mu by'ukuri ibi byakozwe mu rwego rwo kwirinda akavuyo k'itangazamakuru, ndetse byaje gushimangirwa n'amashusho Murindahabi yaje gushyira kuri channel ya YouTube agaragaza Vestina asezerana n'uyu mugabo we mu buryo bw'amategeko. Ngayo nguko rero ngibyo bimwe mu byaranze umuhango wo gusezerana kwa Vestina n'uyu musore ukomoka mu gihugu cya Burkina Faso, ndetse namwe mu mateka yamuranze mu buryo bw'incamake. Ni naha dusoreje ikiganiro cyacu cy'uyu munsi. Wakoze cyane kubana natwe, Imana ikurinde.